Ngiye kubasuhuza kandi mbahereza ikaze ahangaha kuri iyi channel yacu y'Abavandimwe TV, ahantu twigira ibintu bitandukanye, ahantu dukura ubumenyi. Ubu rero uyu munsi tugarutse n'irindi somo ku muntu watubwiye ngo tuzabigishe kubara iminsi mu rurimi rw'Ikigande. Ubwo rero uyu munsi tujya kubigisha uburyo babaramo iminsi mu rurimi rw'Ikigande. Ese iminsi wayibara gute? Rero tutarakomeza kandi ngomba kukubwira, ndagira ngo nkumenyeshe ko aho turi burangirize ino video ndi bugusobanurire n'impamvu iyi minsi bayibara gutya, cyangwa se amazina y'iminsi bayise inkomoko yayo. Ubwo rero ino video nuyireba ukayirangiza uraza kwiga ibintu byinshi, ndetse uri buze gusobanukirwa byinshi utaruzi. Angamugani nakubwiye ngo nzakwigisha buri kimwe buri kimwe cyo wagakwiye kumenya ku Bugande uzakimenya. Reka dukomeze rero. Banza ukande hano kuri subscribe, nurangiza gukanda kuri subscribe utwandikire muri comment tubwire ngo amasomo yacu arudusumira n'ibindi byumva wifuza ko twakwigisha, kuko iyo wanditse muri comment natwe tubyitaho tukabasubiza. Iyi ni comment ngiye gusubiza y'umuntu watwandikiye. Mu Kigande baravuga ngo kuwa mbere baravuga ngo olusoka mu wiki, olunaku olusoka mu wiki, olusoka mu wiki. Cyangwa se washaka ukavuga ngo ku baraza cyangwa ku mande ijya ku mande kuko mu rurimi rw'Ikigande nyirizina ntago bafite amazina y'iminsi kubera ubukorone bw'Abongereza. Abagande rero bakunze gukoresha iminsi mu rurimi rw'Icyongereza. Iyo bakoresheje ururimi rwabo usanga n'ubundi bitameze nk'uko byari kumera iyo baza kuba barayise amazina ajyanye n'iminsi. Olusoka mu wiki niwo munsi wa mbere rero twita kuwa mbere, olusoka mu wiki, cyangwa se baraza. Ushatse bavuga baraza, ushatse bavuga mande, ushatse bavuga olusoka mu wiki, olusoka mu wiki. Gusa ibyoroshye ni uko bavuga ngo ku baraza. Kuwa kabiri baravuga ngo ulwokubiri, olunaku olwokubiri, olunaku olwokubiri, lwakubiri, enkya lwakubiri, juzi lwali lwakubiri, ejo zaba ari kuwa kabiri, ejo bundi byari kuwa kabiri, juzi ejo bundi, enkya ejo. Nuko nguko babivuga. Kuwa gatatu lwakusatu, kulwokusatu, enkya kulwokusatu tujya genda mu nimero. Reka mbivuge neza nk'Umugande wuzuye, ntago tushyiraho ibintu byinshi bita duhina amagambo. Enkya kulwokusatu tujya genda mu nimero, enkya kulwokusatu tujya kukeera mu kusena amazzi ag'okufuuyira. Enkya kulwokusatu tujja kukeera mu kusena amazzi ag'okufuuyira. Ejo kuwa gatatu tuzazinduka tujya mu murima. Ibyo nibyo bya mbere navuze. Ejo kuwa gatatu tuzazinduka tuvoma amazi yo kuvomera cyangwa se gufuhirira, bitewe n'uko ushaka kubivuga. Kuvomerera, gufuhirira muri ubwo buryo. Enkya kulwokusatu tujja kukeera nga tusena amazzi ag'okufuuyira. Aho ni kuwa gatatu. Kulwokuna, enkya kulwokuna tujja kukeera mu katale. Enkya kulwokuna
tujya kukera mu katare. Ejo kuwa kane tuzazindukira mu isoko. Ku Lwokutaano lujja tujja kugenda ku kyala ewa baaba. Ku Lwokutaano lujja tujja genda ku kyala ewa baaba. Ku Lwokutaano lujja tujja genda ku kyala ewa baaba. Ku wa Gatano uzaaza tuzazindukira kwa musaza wanjye cyangwa se kwa mushiki wanjye uri umugabo wa baaba. Baaba aba ari musaza wawe cyangwa se mushiki wawe umwita baaba. Biri kumvikana? Baaba. Ku Lwomukaaga enkya ku Lwomukaaga tunaasiiba ewaka nga tuwumuddemu. Enkya ku Lwomukaaga tunaasiiba ewaka nga tuwumuddemu. Ejo ku wa Gatandatu tuzirirwa mu rugo turi ku ruhuuku. Enkya ku Lwomukaaga tunaasiiba ewaka nga tuwumuddemu. Lwomukaaga olusooka mu wiiki, Olwokubiri, Olwokusatu, Olwokuna, Olwokutaano, Olwomukaaga. Lwamukaaga. Iyo niyo minsi igize icyumweru. Noneho ku cyumweru bavuga Sunday. Usandi bisanzwe nk'uko mu Cyongereza babivuga. Nakubwiye ngo aho uri burangirize ino video ndibuze kugusobanurira inkomoko y'impamvu bise iyi minsi aya mazina. Nicyo ngiye kukubwira rero. Niyo mpamvu nkubwira ngo nuzajya ureba video ntukagende utayirangije, kuko mu kuyirangiza uzajya ukuramo ubumenyi butandukanye. Niho twashyize ubumenyi nyirizina bwimbitse mu kurangiza video. Nimba ugeze ahangaha banza ukande subscribe, twandikire muri comment utubwire ngo isomo ryadukoreye, sharinge, urayikinge, ibi byose. Reka rero nkusobanurire inkomoko y'ibi bintu. Kubera iki iyi minsi bayise aya mazina? Urusooka mu wiki, Olwokubiri, Olwokusatu, Olwokuna, Olwokutaano, Olwomukaaga. Sibyo? Noneho ku cyumweru hakabura izina hagasigara ari Sunday. Ni ukubera iki? Ndagira ngo nkusobanurire nkuvire imuzi, ubundi usobanukirwe neza impamvu bise aya mazina iyi minsi. Kera abakoroni bari kuza kuri uyu mugabane wa Afurika, abakoroni cyangwa se abongereza baza kuri uyu mugabane wa Afurika. Muzi ko u Rwanda n'ibindi bihugu byatwawe n'Abafaransa, Ubugande n'ibindi bihugu nabyo bigatwarwa n'Abongereza. Abongereza bakimara kwinjira mu gihugu cy'Ubugande bari bafite uburyo babara iminsi, ariko atari uku nguku tuyivuga. Olwokubiri, Olwokusatu, Olwokuna, Olwokutaano. Reka ahubwo Abongereza bamaze kwinjira mu gihugu kugira ngo bemeze ubwami bwose ko aribo bagiye gukurira ibikorwa mu gihugu, cyangwa se kuko bari bamaze kwigaruriza ibikorwa mu gihugu, bashyiraga inama zatangiraga ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu. Ku cyumweru wari umunsi wo gusenga, kuko muzi ko Abongereza aribo bakuriye itorero rya Anglican, ariho rikomoka. Anglican, itorero ry'Abaporoso nyine, rikomoka mu Bwongereza. Ubwo rero iyo minsi bayitiriye za nama, kuko
mu kigande inama bayita urukiko. Inama bayita urukiko. Noneho impamvu bavuze ngo ku wa mbere bahitiriye, impamvu bahitiriye ku wa mbere bahitiriye ngo urusohoka mu wiki. Urusohoka mu wiki bisobanuye ngo urukiko rwa mbere ruzaba ku wa mbere. Urusohoka mu wiki, urukiko urusohoka. Inama ya mbere izaba ku wa mbere, urukiko urusohoka mu wiki. Ubwo uwo munsi ububaye urusohoka mu wiki, ariyo baraza. Noneho ku wa kabiri, ubwo inama ya kabiri nibwo izicara kugira ngo basobanurire abantu nyine babanze kubyiyumvamo ko Ubwongereza bumaze kugaruzwa igihugu. Noneho igihugu kigiye mu maboko y'Abongereza. Bicazaga inama zireba ubwami bakurikije iyo minsi nyine uko bicaraga. Muzi ko nyine uko abantu bagenda barutanwa niko bagendaga bicara kugira ngo bazagere ku baturage hasi. Noneho ku wa kabiri bahita ku rwokubiri. Kubera iki bahise ku rwokubiri? Ku rwokubiri ni uko urukiko rwa kabiri rwari kwicara nyine ku wa kabiri. Biba bibaye ku rwokubiri. Urwo ni rwo rukiko rwa kabiri cyangwa se inama ya kabiri. Ku rwokubiri. Ku wa gatatu bahitira urwokusatu. Urukiko rwa kusatu. Urukiko rwa kusatu naye ku runaku rwokusatu. Birikumvikana? Urunaku urwokusatu. Urukiko urwokusatu. Nuko byagiye bigenda. Ku rwokuna bibuko, ku rwokutanu bibuko, ku rwomukaga bibuko. Ubwo nizo nkiko zagendaga ziba. Inama zagendaga ziba nyine zicara. Urwokubiri, urwokusatu, urwokuna, urwokutanu. Bagenda babyitirira iminsi. Iyo niyo nkomoko yo kwita iminsi amazina ajyanye n'ibyo ngibyo nyine by'inama. Urukiko. Noneho ku cyumweru bararuhukaga, niyo mpamvu bahise ku Sande, kuko nyine byagumye ari Sande. Kuko abazungu nyine bahitaga ku Sande, n'ubundi byagumye ari Sande. Nta rindi zina ku Sande bagira cyangwa se ku cyumweru bita Abagande usibye Sande. Ni Sande. Ni Sande, nta rindi zina bagira. Ubwo rero iyo yari inkomoko y'iminsi nyamazina bisitiriye iminsi. Ahangaha mu Bugande nawe twandikire muri comment nimba uzi inkomoko y'iminsi y'u Rwanda twumve. Twandikire muri comment, kandi nimba nabwo utabizi tubwire ngo jambo ibi ngibi nabyo ndabimenye. Tubwire ngo ibi nabyo ndabimenye. Ni ibintu by'ubwenge byo mbashaka ngo mbigishe mumenye n'inkomoko yabyo. Noneho hari akantu nari nasizeyo mudakwiye kugenda mutamenye. Amatariki mu rurimi rw'Ikigande bayita enaku ez'omwezi. Amatariki y'ukwezi, enaku ez'omwezi. Aka kantu ntabwo nari kugenda ntakababwiye. Niyo mpamvu burya kurangiza video biba ari byiza, kuko iyo uyirebye ukayitangira ukayisoza biba ari byiza. Hari ibintu wumva utari kumva. Enaku ez'omwezi. Enaku ez'omwezi niyo matariki agize ukwezi, bayita enaku ez'omwezi. Wakoze cyane gukurikirana iyi channel yacu ya Bavandimwe TV, kandi wakoze cyane gukurikirana iri somo ryacu ry'uyu munsi. Nizere ko wigiyemo utuntu tw'ubwenge utaruzi ariko ukaba utumenye. Ubwo rero reka tuzahure muri video y'ubutaha, nayo ntizagucike, kuko nabwo nzakubwira ibindi bintu utazi
kuko buri munsi ngoma nshaka utuntu dushyashya kugira ngo wigireho utuntu dushyashya utaruzi utumenye. Ahangaha kuri iyi channel yacu y'Abavandimwe TV twitanze kugira ngo twigishe buri muntu amenye kandi asobanukirwe ibintu atarazi. Mwari kumwe na Theo MC, Imana ikomeze kubamera umugisha. Bye bye.